Padiri Thomas Nahimana, umuyobozi w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda rikorera hanze y'igihugu ritemewe n'amategeko, aravuga ko we n'abandi bantu batatu barimo n'umwana bangiwe kwinjira mu Rwanda nk'uko bari babyifuje. Padiri Nahimana yahagurutse i Paris mu Bufaransa ku wa gatatu, abanza guca i Nairobi mbere yo kujya i Kigali gukora ibikorwa bya politiki. Ariko avuga ko kuva icyo gihe abategetsi b'u Rwanda ngo banze ko yinjira mu gihugu. Navuganye nawe ari mu Kenya. Ubu tuvugana rwose turacyari ku kibuga cy'indege i Nairobi, niho tukiri kugeza kuri iyi saha. Ko muri aho ngaho mwigeze muvugana n'ubuyobozi bw'u Rwanda, haba ari ambasade y'u Rwanda aho ngaho muri Kenya cyangwa se abayobozi bo mu Rwanda i Kigali bashinzwe abinjira n'abasohoka? Tukimara kubwirwa ko uburenganzira bwo kujya mu ndege tujya iwacu mu Rwanda bukuweho, twabajije impamvu kandi tubaza nuko twabigenza. Impamvu ntibayitubwiye, baratubwiye bati kandi abo n'abashinzwe indege nta nubwo ari abayobozi ba immigration nta kibazo nabo twari dufitanye, bari badutereye amakashe ko tugiye. Ikibazo cyavutse tugeze ku ndege, twagerageje gukontakta ambasade yacu, ambasade y'u Rwanda iri Nairobi, tuyihamagaramo dushaka nimero, zimwe tuzitaba i Burayi ndetse baraziduha, turahamagara ariko nta na rimwe bigeze batwakirira kuko twakoreshaga na telefone yawe. Ariko se barabitabye? Twebwe banze kutwitaba, ariko hari ukuntu twabigenje tubwira abandi b'inshuti zacu nk'aho i Londres uwitwa Ndindamahina Jean Paul yaterefonnye muri ambasade atanga ubutumwa bwacye, aravuga ati Padiri Thomas nabo bari kumwe mu kibuga cy'indege, bwana ambasaderi mutubwire bwana ambasaderi ko bifuza ko yabasura mu kibuga aho bari bakaganira nk'abanyarwanda bakamubwira ikibazo bafite. Nuko ngo muri ambasade babwira Ndindamahina Jean Paul ko rwose bari buze kutureba, icyakora ntibigeze baza. Ubwo rero byageze aho abayobozi ba hano biba ngombwa ko baza kutureba, cyane cyane ko babibonye nyine turi kuvugira kuri binyamakuru bitangazamakuru cyo cyatangiye kuvuga, baza kutubaza uko ikibazo kimeze, bati murabona tubigenza gute. Aho rero guhereye ejo niho twaganiriye cyane, muri amasaha 18 ashize twaganiriye cyane. Baratubwira bati ikibazo cyane turacyumva ariko nta nicyo twagikora kuko twebwe nta kibazo dufitanye, murashaka kujya iwanyu turashaka kujya iwacu rwose, nimukoreshe inzira zose mutwohereze iwacu. Bati ubwo iwanyu batabishaka, badashaka kubakira, ntacyo twebwe twakora, nta yindi nzira, nimushake nimwe icyo mushaka gukora. Twendaga kwiyemeza ko tugiye kugenda ahari n'imodoka cyangwa n'amaguru, ariko tuganira n'abayobozi baratubwira bati mubyitondere, mwongere mubirebe neza, ahubwo ahari cyaba cyiza mwasubira mu bihugu mwari murimo. Abo bayobozi bababwiye ni bande? Ndifuza ko kutabivuga kuko babonye ko dukoresha itangazamakuru cyane, banabidusabye rwose, banabitwingingiye bati kubera inyungu z'igihugu cyacu ntabwo dushaka kugaragariza u Rwanda ko twaba dushyigikiye abarurwanya cyangwa batavuga rumwe nabo, nk'uko hamwe turi kuganira kubera ko muri iwacu mutagombaga kuba muhari kuko atariho mwahera, ariko ntabwo twifuza kwiga tuganira byo mu itangazamakuru. Ndumvira iryo kosa ntarikora, icyakora twaganira dore turacyana hari nyine, ariko ntituzaguma hano ubuziraherezo, cyane cyane ko icyo twasaba tumara turi hano ari ukujya iwacu kandi bikaba bitari gushoboka. Aka gasuzuguro k'abayobozi bacu ko gutuma twebwe nk'abanyarwanda tudashobora kwinjira iwacu biratwibutsa ko hashize imyaka 20 n'ingahe hari abafashe intwaro kubera ko ubwo burenganzira bari barabubuze. None abo ngabo bafashe intwaro kugira ngo ubwo burenganzira babusubirane, biradutangaza rwose ko ari bo bagira barya bagatangira kubuza ubwo burenganzira abandi. Nkaba rwose mpamagara abanyarwanda ikibazo twicare tugitekerezeho, tukiganireho birambuye, tugihagurukire, dushaka igisubizo. None ubu ngubu ko mwari mwafashe urugendo muva mu mahanga mushaka kujya mu Rwanda gukora ibikorwa byanyu bya politike, birasa n'ibyanze, ubu icyemezo mwafashe rero ni iki? Icyemezo twafashe nuko ahubwo tugiye kongera ibikorwa byo gushaka kujya iwacu. Ariko se murabikorera he? Murasubira aho mwabaga nk'uko mwabisabwe n'abo bategetsi ba Kenya, cyangwa murakomeza mushake guhatiriza mugere mu Rwanda? Nta nubwo ari bo babidusabye, batubajije icyo twakora, duhitamo ko ubu ngubu tuba dusubitse urwo rugendo kubera ko rudashoboka tunyuze hano, turasubira mu bihugu by'iwacu twongere dupange neza gahunda. Padiri